Ndi Papa Sava. naho ndi Papa urabona ko rwose ubu ngubu none ibintu ari sawa n'uburyohe urabona ko rwose ubu ngubu noneho twahuye twishimye tunezerewe akayoga kaduhuje kandi buriya reka buriya inshuti yanjye ariko uribuka wa wundi niba ari umwanditsi cyangwa umuririmbyi yavuze ati navuye mu nda ya mama nambaye ubusa nzasubira mu nda y'isi ntacyo ngize ntacyo nambaye ibi byose ngo bizashira hasigara ikintu cyitwa kimwe urukundo buryo tuba dukwiye kubana byose ni ubusa byose ni ubusa hasigara urukundo gitsetsimura kamanure rwose kaminine barakitondeye nta mpamvu yo kujya ducagagurana tuzajya duhora duhura ducagagurana hera kariya gapfeya Yawe se. Papa Sava hose kandi kakugezemo ku buryo sinzurira oya hafi utanakamwira koko oya hafi Papa Sava nta mugabo warize bamwita inkunguzi wakwinywereye yaba waruzura udutegereje imbere wakabaye umfasha kurira wakabaye umugabo ukamufasha urudutegereje se urudutegereje mu biki kamwikira urudutegereje miragura vuba ndabona urimo gusoma miragura wagira ngo nta marobe y'ubugari urimo kujugunya mu nda miragura cyo nkubwiye yuko nuko iyo nzoga iri mu butaraza kandi butavurwa Papa Sava wandoze none ejo bundi si ubwo twabivugaga turi ku irembo tuvuga ukuntu nyine uri inshuti magara nanjye ndi inshuti yawe magara umwe apfuye n'undi bapfana bakajyana ubwo nabonye nyine dukwiye gupfa twese ibibazo dufite urabibona uko bingana umwana ararira umugore akahukana iki n'iki ndavuga n'indimbati dupfanaho ubwo miravuba si no gupfa ni ugukinda ukagira vuba oya Papa gusa kuko wabikora nubwo turapfuye nyine ikindi ni iki turapfuye Papa ahubwo icyiza ni uko twatangira tukagira gute tukatura tukirega tugasabana imbabazi kugira ngo tujye mu ijuru twese ahubwo njye reka mbanze n'ubundi Papa oya reka mbanze ni hano kugira ngo umbabarire n'Imana imbabarize basi reka mbanze oya reka mbanze ninjye wagukora ibyaha bikomeye ngaho ugira vuba rero nanjye uko mbigira nyine urabona cyagiye nyine wabura 5,000 twasangiye mu kabari burya ninjye wari wayapushitse wari wayapushitse ndakikubabariye icyo ngicyo urabona rero na cyagihe nyine kuri bya bindi by'ihene yawe igihe nakubwira ngo umwana wanjye ari mu bitaro ntabwo yari ari mu bitaro ahubwo nashakaga kuguheza ihene yawe icyo nacyo kimbabarira kandi n'Imana ikimbabarira nacyo bwira kibabarira ikindi se gira vuba ariko hasigaye iminota mike ubwo uragira ngo ngiye najya mu ijuru nyine ikindi nyine naterese umugore wawe Mama Sava urabona igihe najyaga nkunda kwizanishwa ahangaha nyine nabiterwaga n'irari yo kwivuza umugore wawe wandayawe ndimba byagarukiye mu kwifuza gusa cyangwa hari ikindi mwakoze oya ni ukuri kw'Imana agatwikagirizaho Imana nta kindi kintu twigeze dukora nta kindi mwakoze oya ntacyo rwose umbabarire rero kandi n'Imana imbabarire use koko nta bindi se gira vuba yewe hasigaye nk'iminota ingahe ni nka 12 ivuga ibindi vuba nanjye ni hano ariko gira vuba uzi ko ndimo gupfa urapfuseka urimo urapfuseka ndimo ndapfa turapfuye iyo upfuye hara
upfuye mu maso, upfuye agatuza, nemba atarapfuye n'irari. Umva reka nkubwire, iyo nsanga ngiye hari ibindi mwakoze n'umugore wanjye mba nkukuyemo iyo ngoto, uranyumva neza? Urapfuye upfanye irari, nzongera kubona ugaruka hano wirebesha umugore wanjye uko wiboneye, nkamugiye mu mahugurwa uri kumwifuza. Mwenzoga ntacyo tugira, mwenzoga ibingibi wikoreye iki koko? mwenzoga sariyo wenze se.